muraho neza mumeze mute niba mumeze neza ndabasuhuje amahoro Imana abane namwe mwese nk'uko mubibona dutangiye tubereka umwana bari gusuka donc ndagira ngo tubane uyu munsi bari kumusuka dreads ari kwayura hari yarambiwe hano bari bamaze kumusuka yes hano bari bamaze kumusuka so hano rero ndi kuva mu rugo niriwe mu rugo nyine ndi kuhava nari ngiye muri salon murabona ko nambaye ingofero mfite umutwe hasa nabi inzara zirasa nabi nari mfite utugahunda twinshi nagombaga kujya muri salon hari mu mutwe turi ku modoka turi kuvugana so kubera umutekano we nyine ntabwo nashatse gushyiramo amajwi yiwe niyo mpamvu nkoresheje aya majwi so gahunda ni ukujya muri salon nkakoresha inzara nkakoresha mu mutwe navayo nkajya kumenesha amavuta gukora vidange navayo nkajya gusura Cynthia ndizera mumaze kumumenyera ararwaye haranati kuberekanye ko ntasa neza mu mutwe yego so ndi mu muhanda ndi kugenda kubereka intoki ko inzara zisa nabi ngiye kubanza nyine guca muri salon bakabanza bakantunganya buriya umugore nusa neza ngayo nguko hano rero nari ngeze muri salon bari gutunganya wig ntegereje za kunkorera inzara nicaye ngitegereje uko inzara baraje urabona ko bahise bahera ku birenge bari kunkorera inzara ngayo nguko hagati aho aba bantu barabizi ni ubwa mbere nari ngezeyo inzara bazigabanyije bazikase nako bazimaze hano bari kunyoza ibirenge bari kunyoza ibirenge ari kubikorera isuku ari kubikuba kabisa iyo ni step ikurikira ari kumuhanagura agiye kunsiga vernis kamashini ntago nakerekanye kari hasi hagati abantu bakora mu masalo mujye mugerageza mugira isuku mukoresha amasume atarapfubye utumashini mujye mureka kutwanduza niba tunandura koko mujye hari imiti yabugenewe ndibaza abihanagura no tugahora turi ibintu bigahora bisa neza afete hari rero ari kunsiga vernis yari inama conseil gratuit mujye mukoresha utuntu dusa neza nabyo kurira abakiriya ari kunsiga ibirenge yego ngira ngo muri kubibona uko byakomeje kwifata nyine abantu bambajije ahantu naguriye kariya kamashini muri vlog yatambutse ibanziriza iyi ngiyi ni umuntu uzicuruza abikura Dubai so n'umukina nimero ye muzambwire ariko nibaza ko no mu Rwanda twahageze mushobora kubaririza mu Kigali twareba ko watubona hano bageze rero ku ntoki bari kunkorera intoki ibirenge byarangiye byo biri mu mashini ngayo nguko ari kunkorera intoki agenda akuraho vernis kugira ngo ashyireho indi vernis nshyashya yari iriho yari imaze iminsi yari ishaje ngayo nguko
hanyuma abantu bandika komantere mbi mwandika muri gutukana, muba mushonje, muba mwafashe ya lunch, bemeze bite? Mwagiye mureka kuvuga nabi mwana ko bitagezweho, ko bitubaka. Ushobora kubona hari ikintu umuntu yakoze kitagenda ukamuha ideye, ukamubwira ukosora ibi n'ibi, aho kuza utura abantu imijinya wiriwemo, stress wiriwemo, ntabwo ari neza. Kandi mujye mwibuka ko dufite ububasha bwo gusiba message zitubaka. Thank you. Impamvu dusaba commentaire tugira twumve imyunganizi, ibitekerezo, ntabwo tuba dukeneye baza kutumariraho stress muza gutukana. Saint Pablo muzisubireho mwana, ni akantu kadasirimutse kabisa. Niba ushobora kureba ikiganiro no ku zindi chaîne ukabona nta kintu cyiza ufite cyo kubwira abantu, nta commentaire nzima ufite, you better keep quiet. Kubera ko kuza kuvuga no sense mu makomantere kuri chaîne z'abantu, ubona nyine ntabwo ari sawa. Kari agatambutse, mujye museka mwana, mujye museka nubwo nta mafaranga, ibintu byarakomeye, ariko nanone ntibyakundira mu kwandika message mbi, mu kwandika komantere mbi zisenya, zitukana, ntabwo ari sawa. Aho ngaho bari bakiri kunkorera intoki. Urane nicaye ndi gutekereza, ndashyiraho iyihe kala, mbese tuba twabaye twinshi. Abagore mujya muri salo mutazi ibara rya verni muri busige, munyandikira muri commentaire. Njyewe rwose nta ide mfite pe. Yarafashe ukundi kuboko agenda nkuriraho verni. Hagati aho utumashini rwose ni sawa cyane, mbere bakuragaho verni bitinda bigoranye, ubwo bisigaye byaroroshye kabisa. Iterambere riri kugenda ryihuta, ibintu ni waneza. Ngayo nguko. None se mwebwe weekend ibafashe nka gute? Njyewe ni sawa de ma part, meze neza, ndashima Imana. Yego, nizeye namwe ko aho muherereye mwese mumeze neza. Gataho mbibutsa gukomeza gukora subscribe, share, comment na like. Tunashimira abantu bakoze sub, Imana ibahe umugisha, isubiza aho mwakuye. Ni iby'agaciro cyane kubagira. So turi mu rugendo rwo kugira 10k y'aba subs. Please mukomeze muze muri benshi, umuryango ube mugari. Murakoze cyane, ndabashimiye mwamfura mwe. Abantu bambwiye ko duturanye, mw'abantu mwe niba mwarabonye ko duturanye rwose, ni karibu iwacu, haragendwa, dukunda abashyitsi, ni karibu cyane, tumenyane abaturanyi. So hano bari bakiri gukora inzara, ariko bakoraga finissage, nihutaga, biba ngombwa ko usubira nyine kubakora mu mutwe kugira ngo nabo basoze ngende. Iyo niyo final look.
bwari butangiye kwira, nagombaga kugenda aho namanukaga mvuye muri salon ndi kubereka ukuntu bimeze. So hano nari ndi mu nzira rero ndi kugenda, nashakaga ahantu bari bumenera amavuta, navayo nkahita njya kureba Cynthia. Abantu bazi hano murabona ko ari mu nzira za hehe. Murahita muhibwira niba hari abahazi. Yego. Ndimo ngenda ndi gufilma ibyiza bitatse u Rwanda. Ibyiza bigutatse Rwanda ni byinshi cyane, sinabivuga ngo mbirangize. Genda Rwanda uri nziza. Ariko u Rwanda ni rwiza pe. Icyo cyerekeye kimeze nabi, so nuko inzara byarangiye bansize vernis rouge bordeaux, ndagakunda. Abantu rero bajya bambwira ngo wigi, ngo meze, hari abambwiye ngo mba mfite ngo ibihuru ku musatsi. Ntaribi, Imana isubize aho ukuye. Bavuga ko mberwa n'udusatsi duke, mwese nzajya nshyiraho ibitandukanye, buri wese n'ibyo areba n'ibimunyura, nibaza buri wese azisangamo. Abakunda kubona nambaye wig, abakunda kubona ntayambaye, uruhara, nogoshe, nsutse, byose nzajya ngerageza nshyireho kugira ngo buri wese n'icyo akunda kibone. Ntacyo nzabima, nimuhumure. Ntacyo nzabima. So hano nababwiye ko nari kumwe n'abantu mu modoka, twagendaga nyine dutera story. Ngenda bambaza utubazo utuntu n'utundi, ngenda nsubiza, nari hari ijambo. Ariko nuko bambazaga ibibazo nyine nkagenda nsubiza, naho ubundi rago nari natumye batavuga, ahubwo babe kumbaza ngasubiza, bambaza nsubiza. Ngahe nguko. Hagati ubushyuhe buba bumeze n'abantu bitera make-up za buri munsi. Ni ukuri saluti, kuko muri abantu b'intwari pe. Ndibaza ubu bushyuhe, iki cyokere nugakubitaho make-up, emva naba ndi kubira njyewe rwose. Nuko byitwaye, yego. Hano rero nagiye ndi kuririmba. Ngahe nguko ni indirimbo ndayiharaye, nabonye nongera kuyiririmba, kandi maze kuririmba mu biganiro byinshi ntabwo ndi bubakire. Bamwe bari kunkubita ndi kwiririmbira Zaburi, ngenda niririmbira mu gake gake. Murabizi ko nkunda kuririmba rwose, nkunda abaririmbyi, nkunda kuririmba. Hari umuntu wansabye ngo ibi byose ngo mbivemo, ngo nigire kuririmba gospel. Ndamubaza nti se ubona mbishoboye? Yego. None se uzantera inkunga? Yego. Umva namwe niko mubyumva? Ngoboka inzira ya gospel? Mubyumva muti? Muraza kunyandikira muri commentaire. Turebe niba twagoboka inzira ya gospel. N'ubusanzwe ndayikunda, ndakijijwe, ndi umukristo. Nayiyoboka da. Hagati aho ntaribagirwa abantu ngo nta mudive urya urukwavu, kubera iki? Muze kunsobanurira impamvu. Rega hari ntago ngewe ndi hano, urumva hano ntago nzi ibintu byose, hari ibyo mba ntazi. So mujye muvuga ati ntukajye ukora iki n'iki kubera iyi mpamvu iyi n'iyi, nyine utange fact yumvikana kugira ngo tumenye ibyo tugomba kurya n'ibyo tutarya. Sibyo ra? Ngewe niko mbyumva. Naho ubundi kuba uri umudive, kuba uri umurokore, kuba uri umugaturika, imyizerere iratandukanye, ariko nzi ko twese twemera Imana. Mujye mudusobanukira, mwebwe mufite inararibonye kuturusha,
mujye mudusobanura kugira ngo tumenye ibyo dukora n'ibyo tureka. Muri ubu buzima tugomba kubaho dufashanya, tugomba kubaho dufashanya kabisa, sino wazisanga wenda uri gukora n'ibidakorwa. Ntawigira, umuntu agirwa n'abandi. Ndi kuririmba ngo nareberaga mu madirishya abandi batamba, ariko Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byose byapfuye bibaho. Imana izure nawe ibyawe byose byapfuye bibeho. Ntukajya urunguruka amashimwe mu madirishya, ahubwo nawe Imana ikuremera amashimwe yawe ubwawe bwite. Nicyo nkwifuriza wowe uri mu bihe bigushaririye bigukomereye, wowe wabuze uwawe, wowe utegereje urubyaro, wowe urwaye indwara zikurembeje umaranye igihe, ni ukuri Imana ikuremera amashimwe, ikuremere amashimwe mu gihe nk'iki, nawe uzabushima Imana. Yego, nicyo mbifuriza. Ikiruta byose Imana izaduhane iherezo ryiza. Amen. Banshishijemo nkanavuga ijambo ry'Imana. Mujye mucishamo musenge mwa bantu mwe. Gusenga bikingura ijuru, gusenga ni byiza, biruhura umutima, ni byiza cyane, bitanga amahoro. Ni byiza. Ngayo nguko. So nari ngeze ahantu ndi kugura imbuto. Ngiye nkunda kugurira baba mama baba bahetse impinja bakajya gushakisha ibyo kubaho. Ndabubaha cyane kandi ni ukuri muri ab'agaciro mwebwe mwahisemo kutagurisha imibiri yanyu mukajya guhigahiga kugira ngo mubone uko mutunga abana banyu. Hano nari ngeze kwa Cynthia rero, murabona ko ari umurwayi ufite courage. Afite akabaraga, nari nzi ko ndi bugere ngasanga yarembye, ariko kubera Imana mbonye ameze neza. Imana ishimwe cyane ubwo ikomeje kumurinda. Urabona ko afite akamwenyu, afite akabaraga wa fete. So n'abandi batameze neza namwe Imana iborohereze, ibakize. Ciao ciao, I love you all.